nongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu yaba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo, yaba muri diaspora cyangwa se n'abantu bose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabasuhuje cyane. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka ku makuru arimo kugenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, haba YouTube cyangwa se Instagram na Facebook n'izindi mbuga zose zikwirakwiza amakuru ndetse n'izindi mbuga zose ziyacuruza. No kuvuga ngo uyu munsi rero tukaba turimo kugaruka cyane ku nkuru ya Bruce Melodie ndetse n'ubita Coach Gael. Ni inkuru irimo kugenda ivugwaho bitari kimwe, ariko uyu munsi ngewe ngabagira ngo nze tubiganire ndetse nanabahe ukuri kuko ibintu bimeze hagati ya Bruce Melodie ndetse n'ubita Coach Gael. Bari na mbere rero, niba ugeze kuri uyu murongo wa YouTube, kora subscribe, share, comment kugira ngo ujye ubona amakuru mu buryo burambuye cyangwa se ujye uyabona mu bambere, ubundi ukomeze ubane nako ndetse no mu bindi biganiro byose tugenda dukora. Amakuru rero ukameze mbere yuko iyi Summer Culture itangira, no kuvuga ngo ibitaramo bari barimo kuzenguruka bo na Bruce Melodie ndetse na Gitoko akagezeraho n'umuhanzi Bwiza. No kuvuga ngo ubwo ibi bitaramo byatangiraga mbere yaho y'iminsi 3 yonyine, nibwo hakwirakwiye amakuru avuga yuko Bruce Melodie atameranye neza n'ubita Coach Gael. Gusa bitewe nuko bari bafite igitaramo cyo kuzenguruka u Rwanda cyangwa se Summer Culture, bagombaga kubihisha kugira ngo itangazamakuru ritamenye ko bafitanye ikibazo, none rero bikaza kuza kubicira ibyo bari bapaze mu gitaramo cyo kuzenguruka u Rwanda bafatanyije n'ubita The Ben ndetse na Gitoko hamwe na Bwiza. Byaje gukurikiraho rero nk'uko igitaramo byari biteguwe n'uko kigomba gutangira mu karere ka Bugesera, baragiye barakora ndetse icyo gihe amakuru yavuye Bugesera yavuyeyo avuga yuko Bruce Melodie yakubiswe akanyafukunda, kuko ibyari byabanje babonaga yuko Bruce Melodie imusanze atakoze nk'uko byari bikwiye, ko icyo gihe The Ben yari yamaze kumuhiga ndetse yanamuteye ho n'intambwe nk'eshanu atabasha kumufata nyine bitewe nuko yari yaperforminze bya hatari. None icyaje kwiyongeraho rero ku wundi munsi bakurikiyeho, ubwo yari ku wa gatandatu, nibwo baje kuza gukorera Nyagatare, aho rero Bruce Melodie nawe yakoze amateka agakora performance iri ku rwego rwo hejuru. The Ben agataha avuga yuko Bruce Melodie yaguze abanyamakuru kugira ngo baze kuza kuvuga yuko yatsinze, ariko ibi ngibi akaba yari trike bombi bari bakoze, kuko urumva iyo Bruce Melodie akiza kugenda Musanze agatsindwa, akaza no kugera Nyagatare nabwo agatsindwa, ntago barimo kubasha uko bacuruza. Niyo mpamvu rero bageze Nyagatare bakavuga yuko The Ben nawe yakubiswe agakone kunda. Ibyakurikiye rero igitaramo cyakomereje aho bita mu Bugesera. Aha rero ni naho Bwiza naho yarafite gahunda zo kwiyerekana ndetse na Gitoko, ariko icyaje gutungura abantu nuko Bwiza yaramaze iminsi atangaza yuko agiye kwanikira abahanzi bose agakora amateka bo bwabo batigeze bakora, cyane ko Bwiza yarafite gahunda yuko ari we urataha, ari we mutwe w'inkuru mu Rwanda hose. Gusa ntabwo byaje kugenda neza, kuko haje kubamo ikibazo. Bwiza ndetse na Gitoko baravuga tuti bagomba kubanza Bwiza kuri stage. Bwiza nawe aravuga tuti hanga hano ni mu karere kacu, ntabwo nabanza kuri stage Gitoko, nabanje kuri stage none Bwiza agiye akurikiraho. Bitewe rero nuko Gitoko nawe atabyumvaga, yavuze yuko Bwiza natabanza kuri stage nawe arareka performance. Biza kurangira rero Bwiza ataperforminze, ahubwo aposting avuga yuko yagize ikibazo, agira imvune, ariyo impamvu yatumye ataza ku rubyiniro. Ariko gusa ukuri kwamaze kugaragara yuko Bwiza icyatumye ataza kuri stage ari uko bashakaga yuko abanza guperforminga bwa mbere, kandi we ashaka guperforminga bwa kabiri. Biza kurangira rero Bwiza adaperforminze, ari naho amakuru menshi bagiye bakwirakwira bavuga yuko Bwiza yashobora kuba yatunganye n'umuregend ari we Gitoko, bikaza kumuviramo kutaririmba mu gitaramo cy'iwabo mu Bugesera. Atacemo iminsi 2 yonyine rero nibwo Bruce Melodie atangaje amagambo atungura benshi avuga tuti Coach nawe akeneye coach. Bivuze tuti umutoza unoza nawe akeneye undi mutoza umutoza. Aya magambo rero niyo yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, buri wese akasesengura mu buryo bwiwe, ndetse yashize iminota mike uwo bita Nopoje uri muri team ya The Ben yase ko yandika amagambo agira tuti n'ubundi wowe uri umuvandimwe wacu, kandi ibikorwa byawe tubirebera hafi, turagukunda cyane kandi natwe turabizi neza ko udukunda, niyo mpamvu twifuje yuko natwe waza ukatugarukira. Ni ukuvuga ngo amagambo bagiye bakwirakwira nayo Nopoje yaramaze kwandika avuga yuko yishimiye kuba Coach Gael agiye kuba yasanga timu ya The Ben. Amakuru rero uko arimo kugenda akwirakwira, iyo urebye Instagram ya Bruce Melodie urabonaho yuko yari yaramaze nyine kumishuninga cyangwa se gutaginga Coach Gael, ariko ibyo byose akaba yamaze kubikuraho, bikaba birimo kugaragara yuko Coach Gael naho agihuriye na Bruce Melodie. Gusa amakuru uko agenda azaho gake nuko turajya tugenda tujyababwira, gusa yaba Coach Gael cyangwa se Bruce Melodie nta numwe uratangaza uko
uko bimeze cyangwa se nta n'umwe uratangaza ko nyine bamaze gutandukana bya nyabyo, ahubwo nyine ntayo makuru turimo kugenda dukura hirya no hino. Gusa uko amakuru ameze marabizi neza ko kwa gatandatu nabwo dufite igitaramo cya Summer Country 2 cyo kuzenguruka u Rwanda kizakomereza aho bita mu karere ka Rubavu, ndetse akaba ari naho kizarangirira. Gusa nyuma yaho rero nabwo amakuru amaze kujya hanze yuko kizarangirizwa mu karere ka Rubavu, byamaze kumenyekana yuko Bwiza nabwo atazaririmba bitewe n'ikibazo cyo kuba yaratonganye na Gitoko kandi ngo ari umuregent. Abantu benshi rero bakaba barimo kugenda bibaza icyaba cyatumye Coach Gael ndetse na Bruce Melodie bagirana ibibazo byinshi, ndetse kugeza na n'ubu akaba nta muntu n'umwe urasobanukirwa neza icyo bagamije. Andi makuru rero nuko ubu ngubu uwo bita Philipita ndetse na Bwiza nabo bamaze kujya muri ringa, kuko bitewe nuko Philipita amakuru ya postide mu gitondo avuga yuko Bwiza ahubwo atashakaga kuririmba hagati ya Gitoko, ahubwo Bwiza we yifuzaga kuririmba hagati ya Bruce Melodie ndetse na Gael. Bwiza rero nibwo yashikaza yandika amagambo agira tuti nk'umunyamakuru w'umwuga ni gute uza gupushinga amakuru y'ibinyoma. Ariko nyine urumva nyine ubwo naho ni fight n'andi makuru nayo turimo kugenda dukura hirya no hino kugira ngo tuze kuza kubagaragariza amakuru afite icyo bita imva n'imvano. Nuko rero amakuru ahagaze, uko amakuru arajya agenda aza hagati ya Bruce Melodie ndetse na Coach Gael, niko turajya tugenda tuyabigezaho gake gake. Ndabashimiye rero, mukomeze mudukurikirane ku mbuga zacu cyose, ni Hirwa Official. Mukomeze mudukunde, mukomeze rero subscribe, share na comment kugira ngo mujye mudacikwa n'ibi biganiro byiza kandi tubagezaho amakuru ari update. Ndabakunda cyane kandi namwe mukomeze mutube hafi. Ciao ciao.